komeza kugubwa neza ahantu hose uherereye kandi nizere ko ibyo urimo byose birimo biragenda neza. Nkuko mumaze kubimenyera, kampani yacu yitwa Nzuri Business Group Limited. Tuba tugufitiye imari nziza cyane, yaba inzu zikodeshwa, inzu zigurishwa, ibibanza ndetse n'indi mitungo yose itimukanwa. Si ibyo gusa kandi uramutse ufite umutungo ushaka kugurisha, watugana tukagushakira abakiriya bawugura mu gihe gitoya, umutungo wawe ukaba waguzwe. Uyu munsi rero ntatinze, nkuko muri kubibona ku mashusho, tugufitiye isambu nziza cyane igurishwa erereye mu karere ka Bugesera Nyamata, neza mu mujyi hafi ya stade. Ni isambu nini kandi nziza cyane yagenewe guturwamo, bashobora kandi no gukatamo ibibanza. Ni nini cyane kuko ifite hegitari 2. Igiciro cy'isambu ntabwo ari kinini cyangwa se ntabwo ihenze cyane, kuko miliyoni 70 nizo bacira, ariko zishobora no kuganirwaho. Uramutse rero ushaka kubaka, wagura igisambu. Uramutse kandi ushaka n'ibindi bisobanuro kuri iyi sambu, waduhamagara kuri 0788488697 cyangwa se ugahamagara kuri 0782230123. Ushobora kandi no kudusanga aho dukorera, ni ku Muhima hafi y'inyubako yahoze ikoreramo Yamaha. Neza ugeze kuri feruje zo ku Muhima uhita ubona inzu y'amatafari ahiye yanditseho Shema House. Aho ngaho niho wadusanga kuko niho dufite biro. Ushobora kandi no kudukurikira ku mbuga nkoranyambaga zacu, haba kuri Twitter, Instagram, Facebook ndetse na YouTube, wanditse Nzuri Market, bityo bikagufasha kugenda ubona indi mitungo tugiye dufite wagura cyangwa se wabwira mugenzi wawe akaba yayigura. Ushobora kandi no kudusura kuri website yacu ariyo www.nzuri.rw. Ikindi kandi ntiwibagirwe gusharinga isambu, wisangize inshuti zawe cyangwa se abavandimwe. Ikindi kandi ntiwibagirwe gukanda subscribe kuri iyi channel kugira ngo imari yose tuzajya dusohora uzajya uyibona mu bambere 5/5. Nzuri Business Group Limited, nikaze cyane.